telefone yawe ihora yuzuye kandi mu by'ukuri nta bintu washyizeho bihora biyuzuza. Yakwiye kujya wasiba ibintu byuzuye telefone kandi mu by'ukuri utabizi, kandi mu by'ukuri ibyo bintu utanabikeneye. Reka nkwereke uburyo wabihanagura. Fungura application ya Google Chrome, dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kuyifunguza ateza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguza itukora ngaho idufresh hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora itukora kuri settings hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzazamura gake ya wihanganye. Ukimara kuzamura itukora kuri site setting hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora none uzazamura gake wihanganye. Ukimara kuzamura nta kintu uzayitukoza itukora kuri kano kantu cy'udufresh hano uri kuhabona uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ibintu byose wasashinze kuri Google Chrome, uzayibona ibi byose n'ibintu twasashinze kuri Google Chrome, kandi mu by'ukuri biba biri kuza telefone yacu, kandi mu by'ukuri tutanabizi, ugasanga tunabikeneye kuri telefone yacu. Rero ushaka kubihanagura nta kintu itukora kuri kano kantu ka delete all data hano hantu uri kwaho ukora nguku nguku, ukoze nguku witukora kuri kano kantu ka delete akangaka ari kukaho ukora nguku nguku, ukoze bino bintu byose ubihanaguye maze telefone gahumeka. Ese kano kantu karagufasha, niba kagufashije bimbwira muri comment, ikindi kandi bagirira no kufollowinga.